Eh, nagezeyo mwana wumva nyine reba ukuntu gahunda zesitaye ukumva ubundi wowe nagezeyo nsanga ukumva afite ubundi ni ibiti birindwi by'inkwavu byose nyine ibiti birindwi by'inkwavu numva yuko harimo wenda ugenekeje birindwi mu kibuti kimwe harimo inkwavu zirindwi kamva nawe izo nkwavu zose ubwo ukumva se hatarimo inkwavu 49 zose niyo twamusigira mu rumwe izindi tukazijana uyu muntu ubone mana napanze ngira upanze nta byiza neza burana ari nanabipanze ukumva nibyo bundi nakubwiye bura nyine njya kugushira muri gurupe y'izambo nyine wowe ntabyo bawumva hari n'abantu bari kumwe amafaranga ngo tuje turibana nanze nyine sha ntabwo zimwana mu mwanya wacu ntabwo uzi byamubayeho kwa murima yawugurishije da uzi amafaranga gifite ubu yadukiranye nawe urasamye ibyo kwibandaza mbivemo nanjye nigurishije ibyo bampaye byose ntunga amafaranga wese ko yawugurishije nanjye ndagurisha ndahera ruhande ngurishe nanjye nintunga nkayafite ubwo nanjye ndicara nyarye meze neza mva inyama nziza ninjye zayibarizwaho iyo mishinga ubundi muri iyi minsi niyo ndimo mishinga yo kugurisha nanjye nkagira amafaranga menshi nkuriye uzanukiri guca bari guhita bakoma amashi waruntu ngo mureke ngo umwami atambuke reka mbe nkuretse